Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abakunzi ba Tasi TV show aho muri hose Uwiteka ari kubandebera icyoroshye. Ni the creator Erika Blessing, chairman w'icyaro cya Sunite n'andi menshi atandukanye. Rero uyu munsi kuri kamera za Tasi TV show ngira ngo muri kubibona dufiteho umusore mushyashya, ariko mbere yuko ngiye ngira ibindi bintu mubaza byinshi, reka tangire introducinga mubanze mumenye ngo ninde. Karibuni. Yango thank you the creator. Twari twaraburanye bya hatari igihe kinini twapanze gukora interview ariko ntibigende neza, ariko nyine ntabwo ari jewe akazi kaba karafashe umuntu nyine umuntu ari mu tuzi dutandukanye hano mu mujyi wa Kigali, yego areba ko nyine ibintu byaca so ariko nyine kubw'amahirwe nyine uramfatishije nta kondo unguyeho ya ndagufatishije cyane, uramfatishije cyane byatari. Rero ngira ngo hano kuri Tasi TV show ni benshi batazi ngo turi kumwe nande, banza wibwira abakurikiranye Tasi TV show. Abakunzi ba Tasi TV show rero amazina yanjye ni Twiringimana Emi Rwema, nkoresha amazina y'ubuhanzi ya Edwin Music, amazina yanjye nkunda gukoresha mu buhanzi bwanjye. Yes, ngira ngo abakunzi ba Tasi TV show ngira ngo mwasobanukiwe umuntu turi kumwe nawe kano kanya, bamwita Eddie. Eddie, it's a been a long time brother. Ni igihe kinini bari twaraburanye ndetse nigeze no guhamagara ariko banza sinzi ngo byagenze, nari mbigo dukora ariko banza bitaragenze neza, ariko still now ndahari yewana, naje mu miriro kabisa. Waje mu miriro? Ndabizi hano mamure kuri miriro. Ni fast, ni vuba cyane. Yes, ngira ngo rero Emi cyangwa se Eddie Music brother, umeze neza? Yabuze bro. It's been a long time, narakubuze. Warakuze ariko ubu ndahari. Kigali umuntu abari mu tuntu dutandukanye. Yo projet z'imiziki utazirimo ubari mu tundi tuzi two guhiga amafaranga muri Kigali, ngo wasava ibintu ubuzima ntabwo bworoshye. Birumvikana cyane kandi nako biba bimeze, ni nako biba bihagaze, agahigo kaba kari imbere cyane. Eddie, yes, nk'umunyamuziki ngira ngo nge kenshi nkunda kwakira abantu muri entertainment bakora music, banza wibwira abantu muri bwa buryo bwacu bw'abahanzi. Ariko kuki kibazo abantu bose bakunda kukibaza, ujya nk'ahantu wenda ikiganiro ugasanga nta kindi kintu bahereyeho, yego ahise kubaza ngo banza guhibwira abantu mu buryo bwa gihanzi. So ariko ngiye by the way ndanabikunda, buriya nyine uri proud y'ikintu cyawe cyangwa y'akazi ukora, umva nta cyatuma utabanza nyine gutanga introduction ku bantu kugira ngo abantu nyine bamenye se koko uwo muntu yo mpande irimo, cyangwa nyine wenda bamenye uburyo mu buryo busanzwe nyine bw'akazi ukunda. Birumvikana. So ngira ngo rero hari indirimbo nagiye nkunda kuririmba mu mahantu hatandukanye, mu makaraoke atandukanye, ariko mfite n'izanjye. Ariko nyine nk'abadirimbi na karimbo ka South Soul kitwa Isabella, na karimbo abantu benshi nyine bakunda. Yego. So reka nyine so badimbire wake. Hey Isabella, how you gonna come on darling with me tonight? The stars is looks beautiful outside, so beautiful. I tell your mama I say sorry, I didn't bring you home early. Last night I was all into tipsy, I know she doesn't miss me, so put on those shoes that I like, and he was gone and dancing night away, away, because your love only live once. So let me, I wanna have some fun. Funja mifupa kama meloiko, open with the wig on, and I spend all my money on juice, baby, cause I can't take you with me when I'm dancing. So tonight we are young,
Elela ndumva narekera Hello Isabel. Wow bamwita Eddie Music Eddie. Yes musaza. Ako nje nkunda the way uririmbamo voice yawe kabisa. Thank you very much murakoze bya hatari. Ariko wenda uretse kuba indirimbo uri kuririmba ari yabandi ngira ngo nawe ushobora kuba ufite izawe. Indirimbo zanjye ariko nazikoze kera, nakoze indirimbo nkiri kwiga secondaire rumba 2019 nakoze indirimbo ya mbere. Kora no producer witwa Fanta, ariko ntabwo yitwaga Fanta muri icyo gihe, yitwaga BTB. Agitangira dukorana ama projet menshi. Twakoranye projet ebyiri kandi nziza, urumva nabwo turateganya ko imishinga nubwo tutari twahuza neza cyane ngo tubipange, ariko biteganya ko ndashaka ko tuzakorana kuko ni umuntu twatangiranye. Urumva byaba byiza nyine twongeye guhuza iyo chemistry yacu nawe tugakorana, mukongera mukabisubukura. Alright, kumbe burya Fanta yitwaga BTB mbere yuko aba umusitari. BTB ariko sinzi niba iryo zina kirikoresha, ariko oya nta ngo yabaye Fanta. Ariko wenda ngira ngo Emi reka ubanze dususurutse ku mirya yawe, inganzo yawe. Urumva wadutangije song ya South Soul, ariko nawe ufite inganzo yawe batagira ngo wenda hari ukuntu umuntu yakira. Rero abantu batabizi ndi umuntu wavukiye mu muryango w'abakristo. Yego. Buriya iyi muziki isanzwe ndayikunda, ariko buriya nkunda na gospel. Hari abantu wenda bashobora kuba batazi ko nkunda gospel. Nkunda gospel cyane bijyanye naho nakuriye. Urumva niyo muziki ugenda wumva kurusha iyindi. Yego. So hari indirimbo ngira gospel nkunda, ngiye gushima. Indirimbo ngira ngo buri muntu wese yatanga ubutumwa kuri buri muntu wese, kuko nta muntu buriya abantu benshi niyo ugize ikibazo ati aravuga mana cyane cyane umuntu ari mu bibazo. So rero iri mu bibazo bati mana nunkora ibi nzagushima. Yego. Buriya nakoze indirimbo yo gushima Imana. Ari maze iminsi nkora indirimbo ariko ndavuga nibuka Imana, nibukaho nturuka. Ndabanira nkora indirimbo yo gushima Imana. Yo gushima Imana. Katunyurizeho twumva ukuntu kameze. Niba bavuga ngo nongeye gushima Imana ikindinze kugeza aya magingo, kuba nkiriho ni mu bushake bwayo, nari kuba naribagiranye ndi kure y'amasezerano y'ibizaba. So indirimbo navuga nakoze nshaka gushima Imana. Hari ibintu byinshi Imana yaragukoreye, hari igihe uteganya kwiga ukarangiza, cyangwa se wareba n'ibyo irimo ikorera famiye yawe ugahitamo gushima. Indirimbo nyine iri rusange, iri universal ku bantu bose. Yego. Bakunda Imana, kandi akeka ko abantu bose buri ababazi Imana. Umuntu utazi Imana sinzi ahaba yatuye. Abantu buriya naje gusanga n'abantu mukeka ko batazi Imana, uvuga ngo umuntu umupagani abayizi kukurusha. Abayizi. Ahubwo ibibazo acamo cyangwa se wenda ibintu nyine bimubangamira muri isi harimo ibigeragezo. Yego. Nibyo bituma asa n'uwirengagije, ariko buriya uriya muntu akuganirije gatatuje ubuzima bwe, wasanga kurusha no kumenya Imana, akurusha na Bibiliya, ahubwo n'imirongo yo muri Bibiliya cyane rwose. Ahubwo ukabura aho nyine kubera ko ukomeza ibyamamaza ndasenga ngira ibiki, ugasanga ahubwo we nta n'ugushaka kurusha umuntu kumenya Imana. Urabizi neza cyane rwose niko babihagaze. Rero nyine tukajya twibeshya kuri bari abantu, uvuga ati uyu muntu umubona aha gutya na gutya ni umunyabyaha, ariko uriya muntu buriya asibye ibibazo buriya abashije guhinduka neza, ashobora kuba ari we muntu uzi Imana kurusha abandi. Bafite ubuhamya bwinshi yatanga. Erega kandi buriya ukuntu biba bihagaze muri iyi si, babandi twita ko ari ba mise kigoroye, ubusanga ahubwo ari bo babiciye.
sorry to say that ariko buriya ushobora gusanga umuntu mwirirwa mwamamaze no muri quartier wenda mumwita na pasteur inyuma y'amarido ahakorera ibintu biza rero yewe ntago njya blaming abari abantu ahubwo nabasabira ku Imana abanyimana bafashe bahinduke so birumvikana karirimbo kawe ni keza nongeye gushima Imana oh Lord ariko nanjye ndashima Imana kabisa ndashima Imana kuba ndi muzima kuba nyihumeka umwuka w'abazima hari benshi baba bagiye atari uko tubarusha ubumanzi atari uko tubarusha kuba turi beza cyane ariko buri cyambere ja iyo wabonye waramutse uba ugomba kuvuga ati wakoze cyane ako karimbo ni keza pe ndetse aka karimbo wari wagakorera video cyangwa karasohotse audio indirimbo ntandi buriya rero niba nabyita umwako ndagize niba nabyita iki ntandi mbanze n'imifite video ariko kuva byatewe n'igihe nakoreyemo yego n'ubushobozi ntabwo bwari buhari cyane amafaranga yarahari yego kandi uyu muziki cisaba cyambere naje gusanga ari financial ariko bumeze neza abantu babigukorera cyane cyangwa ufite inshuti ziba muri industry zo kuvuga ziti umuntu reka tumusunike mu buryo bumwe cyangwa ubundi naho ubundi biragoye ukivuga aho ngaho mpise nkomoza kuri agatendo kabayeho umunsi ujya muri studio bakagusura ati bugiye dufite umusitari tubwira ubundi iriya story yawe byari bihagaze bite kandi dore A1 utari burimbaze ariko nagiye muri studio imwe hano mu Rwanda ni country ntago nabisha ni country ngiye kubona na producer umva nari navuze nti reka ngende nanjye ndeko nashaka indirimbo nziza iri kuri standard nziza ariko sinamenye ko mu producer nyine afite gahunda n'undi muhanzi yaze muri iki gihugu ndagenda mfite nanditse nateguye atangira kumpamagara mbere itangira kurikodinga uwo muhanzi abaraje numva warambye ativa kuri market yari umuntu uje wowe gahunda yawe turayimuye byarambabaje cyane nahise mvuga nti se nyine abapkamingi bafatwa nuko bigenda so byabaye nk'ibinshi intege ariko navuga ko ntabwo nanasubiyeyo kubera ko urumva nyuma yaho naramuhamagaraga nkumva gahunda yarazihinduye nkaho nyine ubikatinze atari bango umuhanzi ni dewe wagiye ugasanga yes ni kwa kundi bavuga ngo akaruta kandi karakamira kandi bazakubishe nyine hari igihe ushobora kubyirengagizwa bati ntabwo ari byo ariko akaruta kandi karakamira nshuti yes Eddie ngira ngo rero mu ruhando rwa muzika umaze iminsi cyangwa se duherukana kera muri music ariko waragiye uriburisha n'akazi kenshi byatewe n'iki ubushobozi bimeze bite navuga ko nagize akazi kenshi nagize indi mirimo itandukanye ngenda nkora nubwo wenda hari ahantu nagendaga ndirimba gake ariko navuga ko kariya ntabwo nari nyirimo cyane byatumaga nyine financially ariko nanone hagira ikibazo cya famiye y'abakristo yego kuri famiye yanjye ni abakristo bya hatari narabikubwiye urumva rero motivation yagiye ibura wakunda ushaka kubura umuntu kumutiva nyine kuvuga ati wabishobora wabikora ahubwo n'abari bahari bakubwiraga bivemo so urumva rero navuga ko ari byo byagiye bigira no kuba nakirwanira kutenkirwana nko kuba ntegeka nshakishe ku giti cyanjye ngende nkore ariko nabyo bigahura n'izo mbogamizi ugiye muri studio barakubwiye bati hari umustar uje kandi wenda wagiye muri studio ufite na gahunda yo kwishyura amafaranga yawe neza uyafite Imana yagufashije ukayabona ariko navuga ko ndi kugerageza gushaka kugaruka kuko mfite ibikorwa byinshi namaze gufata amasomo menshi ahagije yatuma angarura mu kibuga kandi nkakora so iyo imyaka myinshi imaze udakora urongera ukicara ukitekerezaho ukavuga ati nshoboye iki ni iki nshobora gushyiramo imbaraga wenda reka Eddie mpite nkomoza ku muziki nyarwanda ubundi umuziki nyarwanda challenge iki ubona gute ufata gute
mu Kinyarwanda umaze gutera imbere buriya ndi umuntu mu bantu bagiye bakurikira mu Kinyarwanda kuva kera nkiri umwana. Yego Ngiye najyaga numva ibiganiro byo ku maradiyo kera izitwa top hit Rwanda ni flavor zabaga kuri Voice of Africa, ibiganiro by'abastari nabaga mbyumva izitwa Star Forum, Super Star Taraba Tonight, Sunday night narakurikiraga. yego Nakurikiraga uwo muziki wa kera kandi ndi umupeti ndi muto cyane. birumvikana. Urumva rero indirimbo zaba Ben kera nizo twakuriragamo zaba Meddy. Urumva nyine nawe wakuraga ufite iyo uvuga ati nanjye ngombe nzakora ibintu bimeze nk'uko runaka yakoze cyane. Ariko navuga mu Kinyarwanda ko ngubona urashimishije, hari ibintu bigenda bitera imbere twakishimira iterambere ryawo. Nyine urabona ko nka ere yazanye indimo mu muziki nyarwanda, navuga ko yabaye game changer ariko nyine uwo muri iki gihe abantu nka bari click ni abantu babayeho badukundisha umuziki, bakorera abahanzi b'abastari ku buryo navuga ko hari ibintu byinshi tugomba kuba respectinga. Click Pastor P yakwigendera Dr Jacques Imana muri iruko ridashira, yego abitwa ba piano ba Faizo n'aba producer dukwiriye kuba benshi nabonye respect batakitanga nk'aba legend. Mperutse kubona umunyamakuru Ngabo Robeni ari kuvuga kuri Tom Cruise, nkeka ko abantu nyine bose bashyigikiye Tom Cruise, ariko nkeka ko opinion y'umuntu wenda ikosa Ngabo yakoze Robeni no kubishyira muri rusange, kuvuga ngo abanyarwanda bose ngo umuntu nyine yarakabirijwe, ariko akavuga ko ari abanyarwanda bose oya. Iyo avuga ku giti cye uko abyumva ariko ntashyiremo abanyarwanda. Ariko Tom Cruise ni living legend, no muri legend twakwiye kubaha ibyo yakoze muri kiriya gihe. Ushaka kumva wenda imiziki ye ukumva y'iki gihe biratandukanye, ariko icyo gihe abantu barishimye kandi barayikundaga. Birumvikana. So rero njyewe nishimira standard y'umuziki ugezweho muri iki gihe. Yego. Ari nako mbona ko nka Bruce Melody ni umuntu buriya nkunda cyane, kuko Bruce ni umuntu ushaka uri umu artiste umuto ukizamuka, ushaka kumenya challenge z'abahanzi bahura nazo, ushaka gutera imbere. Umuntu mwiza yakubera Bruce Melody wo kwigiraho. Yego njye niko mbikeka kurusha undi muhanzi wari we wese. Nubwo hari abandi benshi b'abastari ba Meddy ba Ben, ariko Bruce Melody niwe muntu waguhereza nyine ikintu navuga nkari nk'ikigwa kurusha abandi, kuko iyo nkurikije urugendo yagiye akora, uko abantu bagendaga bamuca intege bikagera no kuvuga uko ku mubiri uko ameze, urumva niwe muntu nyine wakatubereye isomo nk'abantu bakizamuka ukaba wamwigiraho kandi bakora ibintu bizima. Ukomeje kuri Bruce Melody mu kumuca intege cyane, mpita nibuka agastori ko ntago ari agastori, ni ibintu byambayeho. Abapeti najye kubona abapeti barambwiye ati man the creator ibintu by'umuziki tibireke nshuti yanjye. Rero mu kazi kose wakora, muri business yose wakora, uramutse utabonyemo challenge ngo ubonemo abaguca intege, ako kazi ntago uba uri kukinjiramo neza. Buriya biba bisaba ngo ubonemo abaguca intege, ubonemo abakubwira crash, ariko impande zose zizemo. Cyane no kuvuga ngo ngiye mbifata mu buryo bw'imiyoborere n'ubundi. Buriya nuko igihugu kiyobowe harimo abantu batanga ibitekerezo. Yego. Nyine ibitekerezo birunganirana, hari abantu baba bari batumva ingingo runaka, abandi bakaza bakayibemeza. Babandi bemeza bashobora kuba benshi kurusha, bagagira ibitekerezo bahuriza hamwe. Neka ko n'abantu baguca intege ukwiye gutekereza iki kintu. Ukwiye gutekereza ko umuntu uguca intege yakakubera imbaraga zigusunika kurusha izigusenya. Kubera ko nyine yukurije ninde ibaze ko mu gihugu baba bakeneye abantu bari opoze ibitekerezo runaka kugira ngo igihugu gitere imbere. Urumva? Yego. Niba rero ibyo bintu babyumva bakagira gutewe wakumva amagambo aguca intege, niba n'igihugu bashobora kukivuga nabi. Umuntu runaka urinde utavugwa nabi. Urinde se. Urumva? Ikindi somo niyize ni isomo ryo kubana n'abantu. Buriya kubana n'abantu ntibisaba kuba uri mwiza cyangwa uri umuntu w'igitangaza cyangwa nyine uri umuntu wenda w'umukire se.
kubana n'umuntu muri rusange ni ukwiga kumenya kubana n'uwo muntu uwo ari we wese ukamenya ngo uyu muntu akora ibi akunda abana nawe muri ubu buryo undi nawe ameze gutya ndabana nawe muri ubu buryo icyo gihe nibwo ubana n'abantu benshi kandi mukabana neza nta kibazo mugiranye ariko iyo aho ngaho uvuga ngo ndi mwiza ndi gitangaza sometimes hari igihe bitaguhira nta muntu nyine utagira abanzi n'uwo ngo umeze gutya arabagira ko Fazara basavayivinga kurusha abandi bose yes bamwita Edi Muzika ngira ngo rero abakunzi ba Tast TV show na Edi Muzika hari akaririmbo ngiye mumenya namumenyeyeho ngira ngo Edi niba ntibeshye bakita nkaho ari ubwanyuma kara karimbo mbere kuko adukubitira aga freestyle kara karirimbo ni umukunzi wari wakaririmbiye ndirimbo buriya nta number true story abahanzi habamo art buri umuhanzi ashobora kuririmba ibyo abona yego umuntu yamugandije story se ariko ubuhanzi ni art buriya ndirimbo nari cenda yandika fatanyije na Fanta nyine njya muri studio niyo yarani directinze ariko ni indirimbo abantu benshi nyine abantu bose bamenya ko ndi am artist jewe niyo bamenyeyeho bose bakumenyeyeho ku ishuri abantu benshi bavuga ati sinawe ni umuhanzi bamenye nk'ibintu so ni indirimbo nyine ifite story nziza mpamya ko nababajwe nuko ntayikoze mu buryo burenze ko nabishakaga ngo nikore production iremereye kuko nabyifuzaga yego ariko indirimbo nyine uyumvishe story yayo yagaragaza indirimbo nyine iri hafi cyangwa indirimbo isanzwe yaratangiraga ngo you need it all the time you want to change your order even if you can talk nta na kimwe ntagukorera baby girl you respect me n'ikibazo cy'ubuzima n'iminota mike gusa you beg one time twibyinire baby girl nkunda unkunde nkaho Arubwanyuma unkunde nkaho Arubwanyuma kubonye baby girl nkunda indirimbo wow ifite story ruvuga ngo uri gukundana n'umuntu ntuzi bitewe n'ubuzima uko buhinduka ejo bizaba bimeze gute uri mu kumukunda ejo ukarambirwa ejo ukabivamo ejo akabona ntabwo uri neza ariko nyine so ni story ishaka kuvuga nyine kunda umuntu mukundana nkaho Arubwanyuma nyine aho ubona umukunda wongeremo ibirungo niba ari n'umuntu babana mu rugo cyangwa neze gute ya mukunde ka Arubwanyuma urumva birakomeza bihoraho urumva rero ni iyo se nashaka gutambutsa kuko nyine anytime hari igihe ashobora kurwara hari igihe ashobora nyine rwa rukundo wagombaga ukajya wifuza kuba wabikora kandi yararwaye utarigeze urumuha ariyo mpamvu rwose abantu bakundana abantu bafite boyfriend aba girlfriend please niba uzi gukunda umuntu mukunde byanyabyo right now cause you don't know nka Arubwanyuma ejo isaha n'isaha kuko wamugana ejo isaha n'isaha umuntu ushobora kumubura ukifuza ko wamukunda rwa rukundo yake iri kumwima akakanya ameze neza ari muzima ukifuza kwimuha yarwaye cyase ari n'umubiri cyase yanatabarutse byose bishoboka rero nyine niba tunakundana please dukundane byanyabyo ibintu akoze Edi ibintu byo gufera mu nkundo ubibona gute wamugane ibyo bintu wowe nibyo bigezweho cyane guferana ntago ngiye mbyita niba nabyita ko ari aho isi igeze cyangwa nabyita ko ari abantu wenda bahindutse abantu bararakaye cyane urakundana n'umuntu ariko we nyine yifite indi mibare so arabanza arebe se umuntu afite iki ahagaze ate nata ibyo expectinga kukubonaho natabibona aragenda kuyoba gake nyine nta muntu n'umwe mbreminga nemera ko urukundo rutangwa n'Imana yego
kandi umuntu wawe agukunda nta kintu agukundiye. Umuntu ugukunda buriya ntago agukunda kuko ufite ikintu kimwe na kimwe, ashobora kugukunda gutyo kuko akubona. Niyo waba ufite n'ibyo bintu akazabimenya nyuma, ariko umuntu wawe nemera ko agukunda muri iyo site. Birumvikana. Ikigezweho nyine utanirengagiza, nta n'uwo nshaka kuburayiminga yaba bigenjeje gutyo. Wakundana kubera ko abona umuntu akennye akena ko akize cyangwa afite ibindi bintu. Uriya ubukene buraryana the creator. Niyo mpamvu ngiye nta muntu mba nshaka kuburayiminga ngo yafashe uwo mwanzuro kubera iki. Niba ufashe kuko akize niyigendere. Ubukene buraryana. Wenda tukiraho ngo reka nkomozeho Eddie, hari ubwo duherukana umukunzi mwari mupanga kujya Canada, ibyo bintu byaje kugenda bite? Byaje gusa byaje kumera bite? Iyo story numva gutahimbaza ibintu byinshi se byararangiye. Ntago ari story mvugaho cyane, ariko byararangiye. No, hari ukuntu nyine so upanga ibintu, Imana nayipanga ibindi, mpanga ibyayo. So twarapanze, ariko nyine ntago kandi byaje kugenda neza. Nyine ashobora kuba wenda yarageze agahinduka, nta wamenya, ariko ntago navuga ko nta kinini nshaka kuvuga kuri iyo nkuru, usibye kuvuga nyine ko buri gihe kigira icyacyo nyine. Gihe n'ibihe byacyo, nicyo numva nabivugaho. Eddie, wenda nk'umuntu ashaka kureba ibihangano byawe, nize platforms yakubonaho? Mfite channel yanjye yitwa Trends Update, ariko nshaka kwishyira mu mazina yanjye kuko yari mu mazina y'abantu bayikoreshaga mu nyungu zabo kugira ngo turebe ko hari icyo byabyara, ariko namaze kuyigarukana mu minsi mike aba yitwa Eddie. Abantu batangira kuyisura bakareba ibikorwa byanjye. Yego, murakoze. Rero Eddie, wenda ntabwo turi gufata umwanya muremure cyane, cyane ko buriya ni byinshi cyane tuzaganira. Mu gihe nanjye nkihari tuzaganira byinshi. Gira ikintu ubwira abakunzi ba TAS TV show, ndetse n'uwifuza kugira ngo abone ibihangano byawe. Abakunzi ba TAS TV show ndabemera bya hatari, ni ubwa mbere nkoreye kuri iyi channel. Muzamure the creator, mukore subscribe, muri na share kabisa. Ni umujene ukiri gukora ibintu byiza bya hatari. Ndagira ngo abantu bose nyine mumufasha azamuke kabisa, mumufashe. Abanyarwanda burya n'abana beza bakunda gufatanya, iyo basabye ikintu akenshi baragikora. Niko nawe bazagusapotinga bikagenda neza. Eddie, nishimiye kuba nahuje nawe uyu munsi kabisa. Murakoze cyane. Ciao, tuzahuza ubutaha. Murakoze cyane.